yarashize. Impamvu abantu batazavuga Yesu mu kanwa hadahora Yesu, batavuga Yesu ngo bamwature uko ariko taco bafite cyo kuvuga, bakavuga abandi kuva mu gitondo none bagira nk'akantu gasohotse umuntu yateshagushe. Ariko tuze tuvugisha ukuri, abakristo bikigihe byagenze gute? Abandi gusa nuko amamaza amafiriti ku mastati, nuko amamaza gusa sorti, nuko amamaza gusa utubyiniro, ta stati baho Yesu pi aramwamamaza yamubonye hekize. Uku gushira ifi kuri stati bivuze iki? Ngo twasohotse, ngo twari inko uko hari ibintu nzambona ngahumigwa. Umukristo wenda kurabiratira n'abakristo baburaye ukazamushiraho amaguru y'inkoko ngwenjaye ibintu umuntu akamarara murayo ngo ari mu ma TikTok gusa y'amafuti yabaye, ngo abateshaguje, ngo abagize gute, abaguye kuri podium, abasinziriye. Nibyo nuko kumenya Yesu kwawe nuko kungana. Twarigenza nsura amastati y'abakristo ngahumigwa. Stati y'umukristo ukubona niwe kugira icyanditswe cyakunejeje. Ubuzima bwawe bwo kumenya Yesu burangana n'akaguru k'inkoko, niko wishimira, nibwo buzima bwawe. Abantu benshi ntibazi Yesu, bagendeye ku bandi gusa baba bamuvuga, bakama biterera ku bitugu byabajya bavuga Yesu pi. Uwo mubazi icyo yamukoreye ngo simbise, nza numva bavuga ngo agira neza. Uzawumva Imana ibaha umugisha mwinshi. Amen. Imana ishimwe ko nje hano umwaka utangiye. Data habwe icubahiro. Muri iyi minsi numvise umwuka nshiramo ikintu cyo guhoberana cyane kwera. None ga muhoberane. Haleluya. Guhoberana buriya hari ico bikora ku muntu wabisobanukiwe. Abera bagendaga bandikirana bakavuga ngo muhoberane, guhoberana kwera. Haleluya. Amen. Guhobera bera b'Imana mugahoberana ni byiza. Hari ibisubizo umuntu ashobora guhita gushiramo, hari ibyo ashobora guhita gukuramo kubera gusa guhoberana. Uzareba umwana iyo umuhobeye ukuntu azayumva amerewe neza. Muze muhobera abana, mubahobere cyane, kuko iri muri zimwe muri sinye z'urukundo, mu bigaragaza urukundo. Haleluya. Muzajya muhoberana. Tau twanezerewe birenze, kandi umunezero wo mu nzu y'Imana ntabwo hari ukuntu bazavuga ngo nanezerewe ngo mutubwenge. Uzunezerwa aho gukagira ubwenge bwinshi cyane, ukaza wumva ubwenge bwabaye bwinshi. Wari ufite ubuswa akaza yumva yagize ubwenge bwinshi, kuko Imana ni inyabwenge iruta isi yose. Ntabwo wonezerwa rero ngo uvuge ngo wataye ubwenge, ahubwo tuza tubugira. Amen. Imana ishimwe ko nabonye umwanya wo kuza hano hantu, kandi turashima Imana ko twarangije umwaka neza. Itorero ry'Imana Karuvari mukaba mugihagaze, n'irindi torero ryose ku isi rikaba rihagaze. Uyu ni umugisha tutapfa gucuruza, tutapfa ni ikintu ciza. Iyo umuntu yumva ngo Karuvari irataramye, ukumva ngo Fosque irasenga, mukumva ngo isoko ibohora wenda cyangwa Betami cyangwa nza numva ari byiza. Hari igihe muri ya masengesho avuga nakarago harya ngo agasambi,
nza mfatwa gusa iyo mbabonye ukuntu mwakuyemo intebe. Haleluya. Haleluya. Turi abana b'Imana. Imana ifashe kugira ngo ububiko bw'ijambo ry'Imana yampaye, ikigega yampaye, ngitange mu mbaraga z'umwuka. Amen. Ntihagira hanje, ntihagira hawe, ntihagire kuri iwawe utekereza. Umwuka yaranganirije muri ibi bihe cyane cyane cyane. Hari ukuntu umuntu azaza mu materaniro akaba nk'urufuro. Mwari mwabona amata iyo bari kuyakama, hari ukuntu amata y'inshusha za amafuru birukagiraga ngo ya inkongoro yuzuye. Abasaza bagasa nk'abongeye ucugusa icyansi kugira ngo kigire bongere bakamiremo. Hari umunezero w'abantu bamwe uzuguruka gusuka mu bigihwayihwayi ukarangira, ariko ngeze mu munezero wo kubanza kongera ngacugusa kugira ngo mbe natanga amata yuzuye. Imana ishimwe ko Kanyambo yambanjirije. Jewe muri iyi minsi natewe n'umwuka wo kwitonda, rero yagize neza kubera ko yakoresheje ivugabutumwa. Nanjye ndaza kuri vanga ariko nditonda uko ngeze kure. Haleluya. Amen. Mwarakoze bashumba kudutekereza. Imana ibaha umugisha. Mwarakoze kutuzira mu birori byo gusengerwa ku revera. Narababonye ndishima. Nta kintu ciza nko gushigikirana, ni byiza. Mwagize neza baje ntavuze ngo kanaka. Imana ibaha umugisha. Hari abavandimwe banjye hariya famiye ya Karemera. Haguruka papa. Uriya niwe muhungu wanjye w'imfura. Uriya n'umukazana. Ko murumva atari byiza? Mfite umukwe n'umukazana bakuru. Timubyibazeho uko nyine nuko. Musigare mubitekerezaho muzana bibaza. Imana ibaha umugisha. Ndishimiye ko munyishimiye, nanje ndabishimiye. Mfite umutima mwiza. Nabwiye abantu mu minsi yashize nararwaye, ariko ndwarana umutima mwiza. Hari ukuntu umuntu azarwara akarwara ahungabanye, akanarwara n'imfane, akanarwara afite ibintu atekereza, ariko ndashima Kristo mu burwayi bwanje nagwaye neza. Uzi kurwara neza nungutse Kristo, narwaye neza. Ngiye kuganira amagambo mwavuze teme hano, ariko njyewe siyo mvuga. Nakomeje gutangazwa n'Imana Karuvari na Betamisinzi. Hari igihe nigeze kuza kubwiriza ijambo rivuga ngo kubaho mu buzima bunezeza Imana. Ico gihe sinzi ukuntu mwari mwayivuze, ariko natwe ariyo dufite. Umwaka wo kunezeza Imana. Natwe twarimo tuvuga ngo kubaho mu buzima bunezeza Imana. Umwaka ushize twavuze ko tugomba kugira mwuka wera nk'umusemburo w'impinduka mu buzima bw'abizera. Uyu mwaka dufite teme ivuga ngo kubaho mu buzima ngo bwiyeguriye gukorera Imana kubwo kwizera. Wumve, ntituza turuba hamwe, ntituza dutegurira hamwe, ariko hari ukuntu biza biba nk'ukuntu. Amen. Ariko abanyamwuka. Haleluya. Ariko kubera ko nzewe ndi gutegura imitima y'abantu kugira ngo yiyegurire, hari akantu ndi gushaka ngo duhereho. Buriya ntabwo ushobora kwiyegurira ikintu utarakimenya. Nibyo. Amen. Amen. Ntabwo ushobora gufata ubuzima bwawe ngo ubashe kubwegurira umuhungu utaramutahura. Gusa ubu zarahindutse. Umuntu nyine apfa kubona umuntu nyine tegwa n'ibyo yagambiriye kugira ngo gusaheraho. Ariko ubundi buriya kera hari ukuntu wageze ushaka umuntu, bakabanza bakamugenzura, bakamenya ngo nuwo kwande, bakunda iki, za kirazira zabo bimeze gute, bakamugenzura, bakamucencura. Barangiza bakakubwira ngo tubonye nta kibazo uzashakwe. Ubu nyine byarahindutse kubera ko abantu uko bagenda bahindura ibirere birahinduka pe, kandi nabyo ni byiza, nta wabigaya, kuko ni igihe abantu bageze mu gihe bagomba kucakira. Natekereje ndaza kuvuga kumenya kwa mbere na kumenya kwa kabiri, ariko ndatinda mu kumenya kwa kabiri. Kumenya Yesu kwa mbere no kumumenya kurushaho kumumenya.
niko tuza gusoreza. Haleluya. Amen. Turaza gusoma amagambo y'Imana menshi, ndagenda mumfasha umusomyi mwiza afate mikro kuko muraza kumfasha, ndagenda nsoma amagambo y'Imana menshi. Iyo turebye mu rwandiko Paulo yandikiye abi Efeso, Bibiri tubwira ko yagiye mu ivuga butumwa akaja kuhabwiriza, ahasanga hari ikigirwamana cyitwa Diana cyangwa Diane cyangwa Arteme, ngo ico kigirwamana cyagiraga amabera ahantu hose, ngo kikagira igihombo mu bwonko, ngo bahoraga basukamo ibintu biryohera, ngo ku buryo bahakikisha ko umuntu wese ibera huye naryo rigomba kuba risohora ivyo bintu biryohera, atagera agasanga ibintu bizakamye. Kuko babaga bacitezeho urubyaro, babaga bacitezeho amahoro, babaga bacitezeho imvura, babaga bavyitezeho imigisha yose iri yitandukanye. Tugenda twumva. Hanyuma ngo Paulo arabareba, abona ngo baravangiwe, ngo arangije arababwira ngo ngiye kubabwira imigisha nyamigisha. Haleluya. Amen. Ngiye kubabwira imigisha itari iyi ngiyi yo konka ibi bintu bashiramo bigashira. Sinza kuyivuga kuko narayivuze wenda mu masomo menshi umuntu agenda atanga. Rimwe kuri gatatu aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasishimwe kuko yaduhere muri Kristo imigisha yose y'umwuka wo mwijuru. Yaradutoranyije muri we isi tararemwa kugira ngo tubabera tutari umugayo. Imana ishimwe. Amen. Ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo, ngo ko duhinduka abana bayo, ngo tubiheshejwe na Kristo na Yesu Kristo, ngo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ni imigisha myinshi uze gusoma muri ico gice ca mbere ku murongo wa 3 uraza kuyumva. Arababwira ngo iyo niyo migisha nyamigisha. Haleluya. Hanyuma ngo Abefeso barizera. Iyo dusomye ku gice cya kabiri akomeza kubibutsa ubuzima, none yararimo abandikira bibutsa ubuzima babagamo. Arababwira ku gice cya kabiri avuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere ariwe mwuka ukorera mu batumvira. Ngo kandi natwe twese ngo twahoze muri bo, ngo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ku murongo wa 8, mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Hari indirimbo yakomeje kumvyiganiramo ivuga ngo kumenya umukiza imbere y'umugisha bishi nabona uko nasobanura urukundo rwe ndarukwiza rugeze ku mutima numva imbaraga nyazo zibora mutima uruzuye umwami ni mwiza numva imbaraga nyazo zibora mubwira shira amanga umwami ni mwiza la vergas le mande la vergas uko ndi gukura ndi kumva ubuntu bw'Imana. Mu gitondo hari ahantu twiriwe mu mahugurwa bavugaga hejuru yo gukira ibikomere, maze bavuga ku mibabaro ya Kristo gato. Ndahwera aho nari nicaye, baravuga ngo mu mubiri murabizi ko umuntu afite litiro 5 z'amaraso, ngo Kristo yavuye 3 n'igice, ngo niyo mpamvu yananiwe gutwara umusaraba akaza agenda yarara. Yes. Ngo akaza agenda yarara kubera kuva ingata yikoresha umusaraba ngo yaramahwa. Imisumari bamuteye ari 12 itanarishije, mbese idaconze igifite bya bintu. Niyo mpamvu muri mvye yaravuze ngo kandi inkovu z'imberere azaza zikiriho, kandi abamusuzuguye ngo
bazamubona bazaboroga. Kristo yakoze igikorwa gikomeye cyo gufata kamere zacu arazihotora zirashira. Kristo yakoze umurimo ukomeye. Haleluya. Nasomye muri Luka 19 umunsi Zakayo yumvishije ngo Yesu, ngo hanyuma ngo yifuza kumureba uko asa, ngo ntiyashobora kumureba kuko yari mugufi, ngo yurira igiti. Hanyuma ngo Yesu ahageze araramara avuga ngo Zakayo we ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ageziwe taco yavuze cyo gushinja Zakayo ngo amubwiye ngo Zaka uri umujura, cyangwa ngo avuga ngo wambuye abantu. Kubera imbaraga za Kristo kubera imbaraga zageze muri iyo nzu, yamatangira kuvuga ngo 1/2 cy'ibintu byanje ndagiha abakene, ngo kandi abo nambuye ndabakubiraka. Uko Kristo ari uko yari yamubwiye, ari uko yari yamushinjije, ariko imbaraga zimuhesha kuvuga ibitari ibyo kuvuga akamena. Haleluya. Yesu umunsi ahura na wa mudamu w'umusamariyakazi yaramubwiye ngo umugabo wawe, ndashaka umugabo wawe. Aramubwira ngo nta mugabo mfite. Yamavuga ngo uvuze ukuri, uvuze ukuri, uvuze ukuri. Tekereza umudamu wagize yari afite abagabo 5 akongeraho n'uyu umwe, abagabo 6 kandi ngo bose batarabe. Hanyuma ngo asiga ikibindi, ngo arirukaje kubwira abantu ngo muze murebe. None ni wa wundi Masiya, muze murebe ibintu umuntu umbwiye ibyanje byose abikubise hasi. Hari ikibindi wasiga, ariko ndi kuvugana n'abantu mwebwe mwaragisize, turaza kureba ku rwego rwa 2, ariko utaragisiga hari ibyo yasiga. Hari akantu natekereje ndi guteguriza inyigisho kubera uyu mudamu. Reka mpasome kuko hanejeje cyane. Ibice 4 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Kane kuri 12 umugore aramusubiza ati nta mugabo. Kuri 4:16 Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusu wawe, ibyo byo ubivuze ukuri. Haleluya. None hari akantu nagarutsemo. Kumenya Kristo bidukiza ubujiji, bidukura mu bujiji, bikatumenyesha ukuri. Haleluya. Amen. Bidukura mu nzira yo kujijwa. Ni ukuvuga ngo iyo ukiri utaramenya Kristo uba uri nka sansinike, uba waciye mu nzira itagengwa, uba wagiye mu hantu hatagendeka. Noneho iyo umenye Kristo n'imbaraga zongera kukugarurira mu nzira nyayo, kuko Bibiliya ivuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wabasha kujya kwa data ntamujyanye. Kristo ni inzira. Imana ishimwe. Kristo ni inzira ibasha kutwereka, ibasha. Yigeze kuvuga muri Yohana aravuga ngo ni nge muco, ndi umuco. Ni ukuvuga ngo ni umuco ubasha kumurika mu mwijima, umuntu wese agahita amenya uko ameze. Haleluya. Kubera ko iyi nzu y'Imana iri kwaka gutya, ndabizi mwebwe muri kureba akantu kose kandiho, sibyo? Ariko ndamutse turi mu mwijima ntimushobora kubona akantu kagatashe kandiho. Iyo twinjiye mu buzima bwa Kristo, iyo turi muri Kristo nibwo twimenya. Haleluya. Nibwo twimenya tukamenya ibibindi tugomba gusiga, nibwo twimenya tukamenya abo twarenganije, nibwo twimenya tukamenya ko, reka nkavuge kandi karakomeye, ukamenya ko wibeshe ku mugore utari uwawe. Huriya mudamu yarahumura avuga ngo mbonye umuntu uvuze ibyanje byose. Yari yaribeshe ko abagabo 6
sinashubira mu busobanuro cyane kuko sabagabo nibigigwamana bitandatu bari barataye Imana bageze Samariya bakomeza gusenga. Simbijama ariko reka tubikoreshe muri yo terme. Imbaraga zo kumenya Kristo nizo zo kumenyesha ko umugore wawe ari uyu. Tumuvange nundi. Murakumvise? Ntiwitiranya abagore. Tuwitiranya umugore wundi ngo nuwawe. Imbaraga za Kristo zazi guhesha imbaraga zimenya umugore wawe n'utari uwawe. Birashoboka ko abantu bataramenya imbaraga za Kristo zizazi kubwira ko amafaranga y'abandi atari ayawe. Ukabuzi ko wahawe salere ya miliyoni 2 cyangwa 100 cyangwa 300 bitegwa nayo baguhaye. Ukamenya ko ajya yose ujya winjiza ya company ari ayawe. Ta wundi wabasha kubikora. Ta wundi wabasha kukubwira ubwo bwenge n'imbaraga za Kristo zazibasha kumenyesha umuntu kibi n'iciza. Haleluya. Amen. Hanyuma reka twinjire mu kumenya kwa kabiri kuko niko nza gutindaho niko nashatse. Kumenya kwa kabiri. Kumumenya neza. Haleluya. Iyo tuvuye mu rwego rwa mbere rwo kumenya Kristo kandi kukumenya kwa mbere kwakozwe kubw'impano y'Imana gusa. Ubu impano ni ikintu umuntu atanga uko yumva gusa. Bitewe wenda namuzeho ukuntu mukunda nkavuga ngo muze kubera ukuntu ngukunda kudodeshereje costume cyangwa kubera ukuntu ngukunda nkugura isogesi. Bitegwa nuko uhagaze nuko bimeze. Ariko nta muntu ushobora kugaya impano. Hari umuntu uzugaya impano ukuye ubuhaje ibintu bampa ese muzamutonganira impano gute? Jewe narahumiwe. Ukamusanga abantu ko barafungura ngo asuku ibi nibiki badufungiye. Impano umuntu azayitanga bitewe nuko afite kandi n'ukuntu yatekereje. Kuvuga rero ngo kurane ngo iyi impano ngo impa abantu bazashwana impano. Iyo mpano rero ya Kristo niyo twahawe kubw'ubuntu. Reka sobanura aka kantu k'ubuntu. Ubuntu n'amaboko maremare adusingiriza agakiza. Hallelujah. Hanyuma icyo natwe twakisha ayo maboko azanye ubwo buntu ni ukwizera kwacu. Tukamwakira. Amaboko buntu n'amaboko maremare adusingiriza agakiza. Hanyuma natwe kujya kwakira iyo mpano icyo dukoresha nuko tumwizera. Ufite uwo mwana wese afite ubugingo. Uwizera umwana w'intama azaba witeka ryose. Naho yarapfuye azongera beho. Ako Kristo ni igitangaza. Uwizera uwo mwana ngo naho yaba yarapfuye akabora abakagutwika wenda ntibabone n'ivu ukagenda mu mazi ntibanagushingure Kayitaho ngo naho yaba yarapfuye ngo azongera beho. Reka ntaja mu muzuko reka mwihorere ngo azongera beho. Uko tuzongera tubeho. Nimbyara ngo uyu mubiri nambaye si wo nzambara ngeze mu ijuru ngo nzambara ubwiza bwa Yesu ngo uko azabasa ngo niko nzabasa. Reka ndeke aja mu by'umuzuko ibyo ni ibindi. Hari akantu kanejeje ubushize bavuga ukuntu Yesu amaze gucikana ngo Satani yagiye yivuga ngo avuga imivugo ngo aramunesheje ati ku musaraba size mukoreye agashe ndamurangije kujya kiyayi agira gutya. Kristo ngo abanze icumba cya mbere cyarimo abera ngo arababwira ngo mwebwe muzuki ngo aje mu cyumba cyarimo abantu bapfuye batizera ngo arababwira ngo nje kubabwiriza ubutumwa bw'uko mufite urubanza muzoje.
shayika muzocigwa ngo yamayinjira mu cumba Satani yararima ati zana izo mfunguzo zana. Kristo ntiyaheze mu mva. Imana ishimwe. Kristo ni muzima. Kristo afite ubuzima muri twe. Kristo aravuga, Kristo arakora, Kristo araboneka. Kristo turamwumva. Kristo arakora, arahumeka. Dio. Kristo ariho. Muri byaba ngo turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani tuba twihebye. Aravuga ngo Yesu tumukunde cyane. Ariko abantu baburiye Yesu bamuburiye hiki. Niki kiza gituma abantu bataramuhaze? Yigeze kuvuga aravuga ngo nije mutsima wamanutse uva mu ijuru undi yeho wese tazasonza. Nije kinywaje cyamanutse kiva mu unyweho wese nta nyota azagira ngo bama barakara tukurye ngo bama batangira kumuvaho ngo arangiza abaza 12. None namwe se mufite gahunda yo kunta? Petero yamayuzura imbaraga aravuga ngo twakuvaho tukajya kwari wowe ugira amagambo meza, amagambo y'ubugingo we twoja muri byo. Aravuze ngo mwami kubaho ntagufite bigera ubwoba faranga ndekoro zabashe kungeza no mu rupfu vuba. Aravuga ngo ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, ngo no guhora ngendera mu nzira ze ntungane, ngo nawe yemeye kujya ndinda, ngo ndetse no kunyobora neza, ngo mpeshe no kwinjira. Ubuzima bwa Kristo burarinzwe, ntibwomagwa n'amagambo ngo abantu bakora inama ngo ntabwo ugira babufokonyo tibikunda. Buri ahantu hatagegwa. Si ikintu umuryango wemeza ngo uvuge ngo turabyemeza ko mama Apostle ari umukristo. Ntabwo ari uko. Yego bashobora kubona imbuto nziza zisohotse, ariko ubugingo burinzwe n'uwabupfiriye, buzwi na nyirabwo, buriho. Munsomere urwandiko rwa Yohana rwa mbere 1:1. Umusomyi niyihute. Ko nukumenya kwa mbere tugiye noneho kurushaho kumenya. Imana ishimwe. Karibu papa, ndakwishimiye. Yohana wa mbere 1:1. Ibyo tubandikiye nibyerekeye jambo utanga ubugingo wahoze kuva mbere na mbere. Amen. Uwo twaramwiyumviye tumwibonera n'amaso yacu, turamwitegereza tumukozaho n'intoki zacu. Gusoma biri jambo ry'Imana nta kibazo. Uwo niwe jambo ry'ubugingo. Reka nsome Bibiliya yera kugira ngo urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana 1:1. Uwahoze uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Amen. Hallelujah. Mana, ubuntu bwawe butuma abantu twumva, ubuntu bwawe butume tuvuga neza. Ahangaha ni igihe abadiaspora bavuye mu gihe. Iyo tuvuze diaspora ni abantu baba baragiye batatanira mu mahanga bitewe n'ibibazo runaka, ico bita diaspora. Hanyuma hari umunsi Yesu, iyo usomye Matayo 24, ngo hari umunsi yari ku musozi wa Elayono, ngo batangira kumwiratira Yerusalemu, ngo aramubwira ngo wabonye Yerusalemu kuntu yubatse, wabonye Yerusalemu kuntu itatse. Kubera ko Yesu yagiraga amaso maremare, ahita abona ukuntu hazasenyuka. Arababwira ati ko muravuga ngo Yerusalemu iratatse, murambabaje, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi.
ngo icogiye muzasenga abagore batwite bazabahuye n'akaga. Niho handi yavuze ijambo aravuga ngo kugeza igihe umuntu azaza arya umwana we akabwira mugenzi we ngo turye umwana wawe ejo tuzorya uwanjye. Yarebaga inzara izabayo, avuga ibihe bizaba birusha icogiye. Hanyuma aha ni muri 70 Yerusalemu barahasenya. Amen. Kugira ngo bahasenye ni igihe abanyesirayeli abana b'abasore b'abayuda bigometse ku butegetsi bw'abaroma, kuko ico gihe hari ubutegetsi bw'abaroma. Hanyuma ngo barigomeka, bagize umugomo. Umwami emperere w'uburoma ngo atuma kapiteni Titus cyangwa Tito, aravuga ati bari abasore bigometse, none rero ndagutumye genda uhansenyere. Bibiliya ivuga ngo yahagose, ubusobanuro yahagose amezi 6. Nta muntu usohoka mu gihugu, nta muntu winjira. Ngo baragenda barya ibyo bari barabitse barahinze, ngo birashira, ngo maze haba inzara. Abantu bagenda rero bahunga, bamwe bajya muri Palestine, abandi muri Aziya ntoya. Bagezeyo sasa ngo bakomeza Imana, tuvuge ngo amen. Ntibigera bibagirwa Imana, ariko nubwo batayibagiwe bari bato mu buryo bwo kumenya Imana, kuko intumwa zose babanaga nazo zari zarapfuye. Hanyuma ngo baricara bakora amatorero. Bamaze gukora amatorero baza gutegwa n'inyigisho zibagoye, baza gutegwa n'abantu babagoye. Bategwa n'abantu bavuga ko bemera Kristo igice, baramwemera ko ari umwana w'Imana, ariko ntibemera ko yavutse afite umubiri. Ntibemera ko umwari yosama akabyara Kristo akavukira mu nda, ntabwo yavutse afite umubiri. Ikindi gice ngo kikigisha inyigisho ngo zirimo ibice zidafite, bakigisha inyigisho zitari mu rukundo. Ikindi gice cya gatatu ngo kikabajudayiza, mbese bakigisha iby'imico n'imihango, bakabihuza n'amategeko ya Mose, mbese bakabiremereza ngo kurusha mbese ubuntu bwa Kristo. Bahagararira ku mihango n'imico n'ibindi n'ibindi. Ikindi gice ngo kirangije ngo kigira inyigisho zikabya iby'ubuntu. Iki gice ndagitindaho. Inyigisho zikabya ubuntu, bakavuga ati Kristo byararangiye, nta cyaha kikiriho, mureke ntaco, twarababariwe byararangiye, nta cyaha. Hanyuma ngo baracanganya ikigwa kubitewe n'ubumenyi buke bari bafite. None turemerera nde, tureke nde? Ko bamwe bavuga ngo Kristo yaravutse ngo ariko nta mubiri, abandi bakavuga ngo nta nyigisho z'urukundo, abandi bakavuga ngo yaravutse ariko bakatwigisha iby'imico n'imigenzo cyane n'amategeko bya Mose. Abandi nabo bakavuga ngo icyaha nta kibazo, nuko mwigibereho Kristo yarakirangije, turagira gute? Ngo baza kumenya amakuru ko muzehe Yohana gihari. Haleluya. Amen. Nabajanye kure ariko muri ihangana. Bamenye ko muzehe Yohana gihari ari we ntumwa yari isigaye mu ntumwa zose, kuko yapfuye ashaje. Bavuga ko yapfuye hafi mu myaka 90. Ngo hanyuma ngo bafata itsinda rijya kubaza Yohana. Burimubwira, bagezeyo ngo bamubwira amakuru y'ibintu bahuye nabo bamaze gutawanyika. Baramubwira ati twakomeje Imana ntitwigeze tuyireka, ariko kandi twahuye n'abagabo bafite inyigisho ziremereye, barazimutondera. Aha nibwo Yohana yabasubije. Haleluya. Aravuga ngo wahozeho uhereye mbere na mbere. Njyewe ga Yohana, bazavuga ibintu kuri Yohana kubera ukuntu ngo Yesu yamukundaga. Ngo yegeze yicara aho Yesu yicaye, ngo akicara ngo yaranze akege ku mutwe mu gatuza, ngo akazamureba bakazaganira amukora. Ngo Yesu yaramukundaga, yamukundiraga ibintu byinshi. Icyambere yamukundaga ngo niwe wari muto mu babo, yari umwana muto. Urabona umuntu yari muto mu bandi bana, mu byukuri hari ukuntu umwana wawe muto umwiyegereza. Ngo ikindi Yesu yamukundiraga, ngo yagaze abona ko muri we ari ufite DNA, ngo azavuga hejuru urukundo rw'Imana. Yohana 3:16 avuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo Imana ari urukundo, udakunda wese si uw'Imana. Ngo Kristo yari yaramurangijemo ko azavuga urukundo. Aravuga ati uyu mwana afite inkomoko yacu, nubwo nza mbona gutya aba bantu bose turi kumwe, ariko uyu afitemo akantu, afitemo akaraso kacu, azovuga ku rukundo rwa Kristo.
arababwira rero ngo uhereye imbere na mbere uwo twiyumvise twiboneye. Yohana yari muri ba bantu cage Yesu ahindurwa yari ko abireba. Igihe Yesu yasengaga yarabirebaga, igihe Yesu yakoraga ibintu yarabirebaga, babaga bari kumwe na Yesu. Igihe hazaga abantu kubw'imigati 5 n'udufi 2, Yohana yagaze abibona. Arababwira ngo uwo twumvise tukamwibonera n'amaso yacu, tukamwitegereza intoki zacu zikamukoraho, jewe namubaga mu gatuza. Bagezagira guca abantu batumva bakaza akavuga ati wowe rero azayumva inshuti ye, mubwira dusobanura ibintu ntitwabyumvise. Jewe nabaga bugufi bwe, yamarangiza ngo amwitize inama avuga ngo uwo niwe jambo ry'ubugingo. Uwo niwe jambo ry'ubugingo. Haleluya. Ndabasabira guhabwa kumenya Yesu biri hejuru ku giti cyawe umwita izina bitewe nuko yakumereye. Ndagusabye va mu bantu, va mu rusaku, va mu kigare, va mu kivungi, uje ahantu wewe na Yesu umubone, umwitegereze, intoki zawe zimukoreho, nurangiza umwita izina. Hari abantu benshi batendetse, batendekwa, hari abantu benshi bari ku migongo y'abandi. Azagenda mbese hari ukuntu filime uzubona bazagenda buririraho abantu. Abantu benshi ntibazi Yesu, bagendeye ku bandi gusa bamuvuga, bakama biterera ku bitugu by'abajya bavuga Yesu 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 pi. Uwo mubazi ico yamukoreye ngo simbize, onza numva bavuga ngo agira neza. Uzawumva 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 Yesu ko bazavuga ngo azagira neza, tarakugirira neza, tarakugirira neza. Ngo nza numva bavuga ngo azakiza indwara, uzawumva azakiza indwara, uzuzumva ntaragukiza. Manishi uzuzumva gusa taragukiza, kuko umuntu yagukoreye ikintu ciza uzumuvuga neza. Impamvu abantu batazavuga Yesu mu kanwa hadahora Yesu, batavuga Yesu ngo bamwature uko ariko, taco bafite cyo kuvuga, bakavuga abandi kuva mu gitondo, none bagira nk'akantu gasohotse umuntu yateshagushe. Ariko tuze tuvugisha ukuri, abakristo bikigihe byagenze gute? Je hari genza nsura status y'abantu nabona nk'ibintu bipfuye babishize kuri stati, suku nkaba babuze ibyo bakora. Sinza ngayaje umuntu wakoze ikosa, nzanga yujya washize kuri stati, babwije ukuri, kuko isi turimo yuzuye amakosa. Ariko wewe kubishira kuri stati ubugamije iki? Ubugamije iki? Kuramamaza Kristo abandi gusa nuko amamaza amafiriti ku mastati, nuko amamaza gusa sorti, nuko amamaza gusa utubyiniro, ta stati baho Yesu pi aramwamamaza yamubonye hekiza. Uku gushira ifi kuri stati bivuze iki? Ngo twasohotse, ngo twariye inko uko. Hari ibintu nzambona ngahumigwa. Umukristo wenda kurabiratira n'abakristo baburaye, ukazamushiraho amaguru y'inkoko ngwenjaye ibintu kumenya umukiza umbere y'umugisha. Ndaguhanitse papa, fata ijwi wumva. Uko amaguru y'inkoko na brusheti n'icyangugu uku isi yarashize papa arije utuntu gusa utuntu umuntu akamarara murayo ngo ari mu TikTok gusa y'amafuti yabaye, ngo abateshaguje, ngo abagize gute, abaguye kuri podium, abasinziriye. Nibyo nuko kumenya Yesu kwawe nuko kungana. Timwongomera amashi kandi nimushaka mwama muyafata. Oya ko ndavuga nti muyankomere mubireke. Ubuzima bwawe bwo kumenya Yesu burangana n'akaguru k'inkoko, niko wishimira, nibwo buzima bwawe. Siko
harigenza nsura amastati y'abakristo ngahumigwa stati y'umukristo ukuwananiwe kugira icyanditswe cyakunejeje wananiwe ariko muzi indirimbo noneho zazirimbwa umuriro watse hari indirimbo ya turu bari mu kuririmba ivuga ngo zamutegereza hari yo mwahimbye ejo bundi ivuga ngo wagendanye ako muzamumva kiriya ndirimbo hari umunsi yamfashwe nkaza numva ngiye nko gupfa wagendanye natwe wazigamye intambwe zacu warangiza ugashiraho bakanyomza kuri stati y'umukristo nubwo mwamuseka ariko murarwaye cyane nubwo mwamuseka mufite ikibazo kuko sindi kumenya isi cishaka sindi kuyimenya ntabwo nyimenya ntabwo nyimenya ntabwo nyimenya ku murongo wa 3 hakavuga ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatikanyije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo mugire umunezero wanyu ube mwinshi mwe gucogozwa ndi mukumva ngo hari abantu bababwiye ngo ntimugature ngo ubuntu ngo ari turabira ibintu mwagiyemo bizobagora ubundi gutura kwacu gutangira imana kwacu guterana kwacu kugira neza kwacu n'umusaruro uvuye mu nyiturano y'ico Yesu yadukoreye ntabwo amaturo yo tujana mu ijuru ntabwo imirimo izatujana mu ijuru ako kantu mukumve cyane ariko umuntu wamenye imana ntiyoreka gukora ariko ico igituma dutura igituma dukora neza n'umusaruro uvuye mu bugingo buri muri twe kuko umuntu utiyotanga ico atagira ariko nza nibuka ineza y'Imana ariko hananiza n'umugore aza yibuka ko umugabo yamugiriye neza akamupangira gift Imana muzamo buri cyo mwoyipangira utekereje urukundo rw'Imana watumye Yesu ava akaza mu isi indusha akaturuhura ayewa ukuno buri turo notangira Imana Yohana aravuga ngo rero ubwo nibwo duhamye kandi ibyo tubabwira n'ukuri mureke kuba muri ibyo rero umunezero wanyu ube mwinshi ntimwumve ibyo ahubwo icyo tubasabye ibyo mbabwiye n'ukuri ndabasabira ngo umunezero wanyu ube mwinshi mugire umunezero mureke kwishinga bagaterura Haleluya kuri 5 ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we tukababwira yuko Imana ari umuco kandi ko muri yo hatari umwijima na muke Imana ni umuco arabihamya ngo Imana ni umuco muri yo nta mwijima ubaho nta mwijima yarashatse kubabwira hejuru y'ikintu cyitwa urukundo cyangwa nizo nyigisho zivuga ko nta cyaha tugikora reka mbabwire twakigwe kubw'ubuntu kandi ntaco twakora kugira ngo dutsinde icyaha ntibizashoboka buriya hari ibintu byinshi bidutsindishiriza sibzonjamo cyane ariko kandi kubera ko tucambaye umubiri unanirwa kubera ko tucambaye umubiri ucika intege niyo mpamvu yabandikiye arabavuga ku murongo wa 8 ku gice cya mbere murongo wa 8 ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe ariko nitwatura izaha byacu ngo niyo yo kwizega kandi kiranukira kutubabarira izaha byacu no kutwezaho gukiranuka nituvuga yuko nta cyaha twakoze tuba twise Imana inyabinyoma kandi nta jambo ryayo riba riri muri twe twebwe turacambaye umubiri tugomba kubaho hari ikintu baza bigisha bavuga ngo justification and sanctification and purification nukuvuga ngo ubuzima bwa mbere twaratsindishirijwe ariko ubuzima bwo hagati nibwo buzima turimo tugenda tugwa tukezwa tugenda tugwa tukwezwa ukabwira Imana ngo natekereje nabi mbabarira navuze nabi mbabarira nagambanye mbabarira nasambanye mbabarira ubwo nibwo buzima turimo turacyari mu buzima bwo kugwana n'ibyaha aha yashakaga gusubiza abantu bavuga ko ibyaha byarangiye muze mwikorera nta kibazo ashaka kubabwira ko bikiriho turacambaye umubiri mugomba kuba maso nimuzajya mubona mwasubiye inyuma muze mubwira Kristo abatunganye
muri ibyo yaravuze ngo nyeza nk'urubura mwamunyejesha amaraso Santi kugira ngo Matora. nkugweho ibyaha ku bice bibiri ahita ababwira ngo bana banjye bato ndabandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese ari we Yesu Kristo ukiranuka uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo n'iby'abari mu isi bose yari kwagenda asubiza bitewe n'ikibazo bamubwiye simbivugaho cyane kuko ndi kwihuta hanyuma aza kubabwira yuko umuntu wese uhakana ko Kristo atavutse afite umubiri uwo ni antikristo yamavuga ati wowe ni antikristo umuntu uza wese uzuvuga ko Kristo ataje afite iwe ni antikristo taco mvuze basubiza ku bantu baza bigisha inyigisho zidafite urukundo aka kantu mugatindeho cyane itorero ritagikundana n'amatiku n'amagambo banavuga ngo yeme ngo mugenzi wawe n'umwanzi ngo haleluya ukabona abantu nibyo bakunze nibyo bafanye ngo Imana izabica ngo haleluya ngo izabica muri make warapfuye uza wishimira gupfa kwa mugenzi wawe gute none Kristo warenze urugero aravuga ngo mukundane ndetse murenze mukunde n'abanzi umwanzi wawe nakugirira nabi umugirire neza nakuvuma umusabire umugisha aho muzorihungira muzoce Bibiliya muzofate Matayo muyishwanya gusa bavuga ngo banzi ngo barare badasinziriye ngo baburi bitotsi yo muzosakuza Imana n'urukundo ivushiriza imvura babi nabeza ntacu uzoyitwara azobaho ubireba narambe kukurusha wewe ukenyuke kuko ufite umutima mubi uri umwicanyi none uzaza ukomeza wohereza abantu muri gihe no mubeho uzopfa Haleluya atukuzwe ariko aravuga ngo ni murebe urukundo kuri gatatu ruhebuje data wa twese yadukunze gwatumye twitwa abana b'Imana kandi ngo niko turi ico gituma bisi batatumenye kuko batayimenye bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekana icakora tuzi nuko Yesu Kristo niyerekana tuzasa nawe kuko tuzamurebuka kandi ufite ibyo byiringiro yiboneze kuko nawe waraboneye Imana iri perfect Imana ni Imana Imana iri okay uku nuko mpamvuga hari byayingaya bizi bangwirebye n'abamarayika ngo izibabona amafuti kavanga uyu munsi mwabyuse muri amafuti bigira nkama izibabona amafuti none se Satani ntiyagumuye kimwe cyaga yamaga tukutuzoza dukomeza turamye gusimana nigikise kimwe cya gatatu cyama kigumuka Imana ibona ko bagumutse tibagica bagumutse Satani yari umuramyi niyo mpamvu nza ndeba abantu bariganya ibintu by'uburamyi kuriya kuramya ni igitambo kinezeza Imana ku rwego rwo hejuru ariko Satani kuko azi ko ariyo kode yo gusingiza Imana yamaze abantu kuramya mu mitima abashiramo ibindi baza birigwa baramya gusa by'ubusazi hanyuma ngo Imana ibonye ukuntu yigumuye ngo yamimufata n'ababa marayika nibo bitwa abadayimoni abamarayika nibo bahindutse abadayimoni banyanyagiye mu isi bazagenda batesha abantu umutwe ariko hashimwe Kristo waje kumara iyo mirimo yawe haleluya 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 kuri kane kuri karindwi ko ndavuga hejuru y'inyigisho z'urukundo Kristo ntibagikundana ngubwo ari umukaruvari ngo sinomuvugisha ariko niki cyabaye niki ariko iri juru muzamubona bizogenda gute ngubwo ari umuntu ari wa karuvari ariko Imana ishimwe Imana yangiriye neza Imana yarambatuye za numva sinzi mbabwije ukuri sindahura n'umuntu mvuge ngo uyu kubwa ari umukaruvari ngo uyu ubwa ari umufosqueya ngo uyu nzambona gusa nzanezego tuza duhura namwe nkaza numva noseka muza muntera ibyishimo ntomenye kandi uko nukuri mbabwiye sindumva ngo mvuge ngo ubwo nahuye ngo na karuvari ngo itatse gucya ngo betami ntidutatse ngo Mana we nzamvuga ngo data we asandi ko inzu yawe isa neza kumanwa na nijoro Imana izi umutima wanjye kane kuri karindwi yamivuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana tiwo ukunda utarabyawe n'Imana ariko umusaruro uva muko turi abana b'Imana n'urukundo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo umuntu wese udakunda ntazi Imana
tubice hejuru se niba udakunda ntuzi Imana uracari muri wa mwijima bavuze wicura burinde kuko Imana ni urukundo umuntu udakunda si uw'Imana siko abantu bari mu gusenga amasengesho y'inzangano ukananirwa kubwira Imana ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe nico ngusabira umuntu akamara icumwe ari mu mafunga azasenga amasengesho yo kwica gusa aho kugira ngo ufate yo kuvuga ngo Mana we bahe kukumenya data ariko muzi umugisha wo kumenya Imana ni gute utowifuriza undi muntu wese ngo amenye Imana ahubwo ukabonkora ku Mana ngo ibice ibajane ukubura kuko urukundo rubabarira byose ngo rutwikira ibicumuro kandi byinshi wihanganira byose gwizera byose terokeke kibi ku muntu urukundo Yesu kugira ngo nugwacu nugwa Kristo iyo yakugezemo azatuma nkunda mwarimu ruginanza mwita ngo ni mwarimu azavuga ngo urukundo rufite imbaraga zo gutwikira amakosa ya mugenzi wawe none bira muri mu gukora muri mu kubona ari ibiki ngo yewe we gwamenya makuru yabaye message abantu bakama barara bari chat gusa chat amaze bagatwerera satani za kamera zose umumbundu ugakungisa ugahungiza ugahinga mwaje kuryama ngo naraye ndose baniga ngo banjana mu mazi bazokujana ikuzimu ntabyo umwuka bikubamo ni kamere zikubamo ngiye kubabwira abantu bari baramenye Imana nsoze kandi sigaje iminota nk'itatu haleluya ngiye kubabwira Daniel na bagenzi b'ukuntu bari baramenye Imana bayimenya neza buriya kugira ngo Imana imenye ko wayimenye ni uguhabwa utuzamini hato na hato Imana izishaka kumenya kukundi kakuzana umwanzi imbere uzogukwaza wahindukira ukamubona wagenda ukamubona Imana ikazuba ngo mwana wagaragaza imbaraga zikubamo Yesu yabanye na Yuda garagaza amazu gasohora imyambi y'abadayimoni gusa Imana igacika intege ukugize gute umunsi bateraga Yerusalemu bwa mbere n'umwami Nebukadinezari ngo abanyagano benshi barabajyana ngo bagezeyo muri abo bantu bari banyazwe igroupe ya mbere yariho umwami Yehoyakimu barabanyaga ngo hanyuma umwami Nebukadinezari ngo arabatuma ngo mugende muri bari abantu twanyaze mu ndeberemo abasore beza siko Satani nawe ikunda abantu beza yeme ngo buburanga ngo batagira inenge ngo kandi batagira ubwoba bwo guhagarara mu bantu batinyuka bajijutse batagira complexe zo kuvuga bundi umuntu wabatutse ni gutazagira ubwoba ngo nzana manumva mpanjuguma iyo ngiye imbere y'abantu ngo gushima woja gushima Imana ukajuguma Imana ukajuguma Imana rurema yakugiriye neza ukazujuguma igitabo cy'umuhanuzi Daniel 1:4 batagira inenga ahubwo abanyaburanga babahanga mu by'ubwenge bwose bajijutse mu byo kumenya n'ingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya n'ururimi rwabo ngo hanyuma batora abasore bane byanejeje ngo barabazana hanyuma ngo Daniel ahageze ku murongo wa 8 avuga ngo maze Daniel agambirira mu mutima we ko taziyandurisha arebaho inyama ziri kunyura ko baraja kuzibagabura zikabanza zigaca munsi y'ikigomana be aravuga ati izi nyama ndazikenze yamavuga ngo ntituzoga inyama ntituzozijya ibi binywaje bya vino ntituzobinywa ngo basaba umuntu warubage ati watubabariye ukareka ntitugeze ino nyama watubabariye basi duhe ibishimbo n'amazi utugerageza iminsi 10 wa muntu aravuga ati se mw'abantu mwe nibaza bakagupima bakakureba ukuntu umeze bagasanga ntimumeze neza ko muzanyicisha Daniel ati kora mwibanga utureke nigeze gupanga iki kintu ndavuga ngo ngiye gupima ukuntu Daniel yari ibishimbo n'amazi ndabarahiye umunsi wa 4 byarananiye inzu yose kazinukira ibishimbo shaka kumva rino jambo ndavuga reka ndye ibishimbo gusa n'amazi numva uko bimeze ndahwera ninjira muri dushe ibishimbo gusa ninjira muri saro ndahwera ngwara igifu ako Daniel ni igihumi
ukarya ibishimbo iminsi 10 hari inyama. Nukuri narabipimye ibintu byose biranukira nubundi jenda nabyanga simbikunda. Nanga ibishimbo abandi barabikunda je simbikunda. Ndavuga reka mbipime umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ibintu byose bibi bishimbo nkazamva nti ndapfuye mana yo kwizegwa inzu yose nukira ibishimbo. Ntanshaka kumvira ijambo Daniel yasabye. Ndavuga ngo mana birananiye. Ukuwo gupima kukugaburira ibishimbo gusa uri ruhande rw'inyama wozihanganira cyane cyane jewe no bishobora bikunda cyane nakaji kavanze n'utuntu bakazatugucisha uruhande ngo aya amazi benshi bacumuriye mu bukene barabunanirirwa ariko kandi harimo n'indwara zabishoboye ziratsinda kubera ko zahawe imbaraga zo kumenya. Hanyuma ngo barabafata batangira kubigisha imico y'abakarudayi n'indimi zabo. Nta kindi ngo bari bagamije ngo barimo bagira ngo bagize imico y'abayuda babibagize imana y'ubuyuda. Nagerageje gutekereza hano amazina babise ubundi Daniel risobanura Uwiteka ni umucamanza wanjye. Ngo baramuhindura baravuga ngo tumwite Belteshazzar ngo uhagarara ikigirwamana Beli. Ngo bahinduraga n'amazina. Hanyuma Ananiya ngo yasobanuraga mu ndimi ziwabo ukundwa n'Uwiteka bamwita Saduraka ngo umurikirwa n'Imana y'izuba. Donc amazina bama bayagira gutya barayageuza. Aba basore bamfashisha nzagaruka nimbona umwanya kuko sinobirangiza. Mishayeli haravuga ngo ninde uhwanye n'Uwiteka bamuhindura izina mwita Meshake rivuga ngo ninde uhwanye n'Imana y'izuba. Hanyuma Azariya ngo yasobanuraga ngo Uwiteka ni umutabazi ngo bahita bamwita Abedenego rivuga ngo umutambyi w'ikigirwamana nego. Amaze ngo barahindagura. Mureke mbabwira akantu nakuyemo. Ariko nubwo bagendanaga ayo mazina y'ibigirwamana indani muri bo siyo mimi tena Kristo ndani yangu ayo yanitosha. Sio mimi tena Kristo ndani yangu ayo nagakuyemo ijambo. Hari igihe isi izi gushakira izina ikaba ivuga ngo uri umusambanyi. Isi yose ikavuga ngo uzusambana. Abandi bakamavuga ngo uri umurozi. Twaragufashe ukagendana uburozi kuwa mbere ukabugendana ukabyara imyaka 5 10 gashira uri umurozi. Abandi bakama bakwita ngo ugira ishari. Abandi bakama guhira indi zina sinzi ibyo baza batanga sinzi. Ariko reka mbabwire ubuzima bwamenye Kristo bugira imbaraga gusumbya iryo zina. Tunaruka juu ya mambo yote wengi kawisa felola la kiraozala indani Kristo yagusura akazavuga ngo ni umukristo nubwo inyuma yambaye ikanzu y'uburozi ni umukristo kuko ivyo abantu bahamya ni bitoya ni bito. Ba Daniel baravuga ngo nubwo twagize aya mazina ariko titurimo turabana b'Imana tugendera mu Mana tukararana n'Imana. Hari ahantu haza hanezeza ngo umunsi ngo umwami yabonye akaganza ngo amavi amajubangana ngo bari baranyaze ibikoresho byo mu nzu y'Imana ngo atangira kubinywesha mbese bari mu birori n'ishorekeze ngo barishi ngo akaganza kamakandika ngo mene tekere perese ngo yamagira ubwoba. Umve babantu bisa amazina y'ibigirwamana ariko ngo barabarebye ngo amava ngo numvise ko umwuka w'Imana aba muri wowe. None rya zina yarahetse ryari rigiye. Papa ndiwomba nk'iminota 5 ndeke kurenza. Duha Imana icubahiro. Haleluya. Sio
iyo mimi tena Kristo ndani yangu. Abantu barabateranyije n'abagabo ngo aza guca inyuma umuntu akarara arira atarasambana n'umunsi n'umwe, ariko akamabwira umugabo ngo uriya mugore washatse ni indaya, ukamuba ku uburaya gusa. Ariko dufite imbaraga, abamenye Kristo tuza dusimbuka urwo rwego, tukuza gusa Imana, ukaza utanga ubuzima, tutange n'umushiga, ukaza uhumeka Imana. Ariko ndanezerewe. Abantu mbaje muri Betami muze tubanze dukubite gusa nk'iminota 2, muze munyegere hano tubanze dukubite Karuvari, mwakira umwuka wo kumenya uri hejuru. Yego Mundindire gato papa. Haleluya. Amen. Hanyuma mureke mwumvira ijambo ukuntu ryanejeje. Mundindira aho tuge, ariko turakubita ikintu uyu munsi muro w'Imana wake. Daniel 5:14 numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi kumuco no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekamo. Haleluya. Kuri 23 Daniel yatangiye kumubwira ngo wishize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzana ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe bishoreke zawe ngo mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'izahabu n'imiringa n'iby'ibyuma n'ibiti n'amabuye bitareba ntibyumva ntibyitegereza. Ariko Daniel ibaze kubwira umwana ibyo bigirwamana uri mu kwiri guhereza ibikombe by'igaburo ntibyumva ntibireba ntibivuga. Ariko akira Daniel uri umugabo. Ariko mureka mabwira abantu bari mu kwiterera hanze cyangwa banakira hano hantu bisanzwe bakamabihakana Imana. Daniel bamunyaze hagati y'imyaka 16, afite hagati y'imyaka 16 na 20. Timwumva ko yari umusore muto, kandi ga nta babyeyi bari ko bamureba, nta bari bamuhagaze hejuru. Ariko kubera ubumenyi yari yaramenye Imana, ahagarara mu bihe bimwe Kanyambo yavuze, ahagarara mu bihe yamavuga ngo umva uko Imana ivuze. Mene Imana ibaza imyaka yawe ishiraho iherezo. Toka tekeri wapimwe mu bipimo by'ijuru usanga udashitse. Perese ubwami bwawe ga wabonyazwe bohawe abameze n'abaperesi hila kutange solo. Ariko ni guta abantu bamenye Imana batari mu gushira amanga. Niki cyabaye? Abana bari mu kugura, abana bananiye abantu n'ukwirirwa bitera amadroge, bari mu kwirirwa abantu gusa yapfa kugira udufaranga gusa ngo yaraye mu bagore yiriwe mu bagore yiriwe biti. Bantu dufite ikibazo, abera b'Imana nibo bamaze kwangiza itorero. Abantu bagakubitana igisirimba ngo nabayumbe barangiza bakamabiyo kamaroje. Timwamenye Kristo neza. Birasaba ko mumwumva mukamubona mukamukoraho. Birasaba ko abantu bamenya. Nyakubahwa yubahwe watangiye guca ubusa ntacu cyane. Avuze nti noko nta mwana ni Imana Cyane. Ntimuzonanira president. Nyakubahwa ntimuzomunanira. Sawa. Ntimuzomunanira. Abakristo barabwirijwe mureke kwambara ubusa, barananirana. None ngo bagiye kumvira president. Muramwumvira tu? Muramwumvira? Muramwumvira? Ariko isi amasoko ane ageze muri ane Daniel yavomaga mu bubwenge no kumenya. Isoko ya mbere ni mu byanditswe byera. Haleluya. Umukristo bahataza asoma Bibiliya kuzata kuri wenyine ukabura ugutabara. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhatira gukiranuka, bikamumenyereza bikamutunganya. Uzotunganywa nande utagira ibyanditswe. Ba Yosefu kugira ngo batsindise nuko bari bafite ibyanditswe,
aravuga ngo sinobasha gukora ico cyaha gikomeye imbere gute mabuja we turi kumwe twenyine ariko gamaso y'Imana ni manini ntibikunda. Isoko ya mbere bari bafite ijambo ry'Imana. Isoko ya kabiri barasengaga. Haleluya. Barasengaga. Abakorosare ku ijambo ry'Imana kutunga ibyanditswe. Abakorosare 3:16 turavuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiye kandi rigwije ubwenge. Haleluya. Kububitsi ibyanditswe byera. Zaburi 119 kuri 11 hazavuga ngo nabitse ijambo rya mu mutima kugira ngo ntagucumura. Nibyo bizotuma udacumura, nibyo bizoguha ubwenge. Zaburi 119 ku 130 havuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umuco ngo kugahabaswa ubwenge. Haleluya. Amen. Soko ya kabiri barasengaga. Daniel yageze abona ukuntu bikomeye ngo agasenga akinginga Imana. Hari aho yigeze ngo umwami kurota ngo yibagirwe igishushanyo yarose uko kimeze, ngo Daniel abasaba ngo yavuga ngo waduhaye umunsi umwe tukinginga Imana. Imana imwereka ubwami bwe, imwereka ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, imwereka ubwami bw'Abagiriki, bwemeka ubwami kugeza ku Baroma, iruho imwereka ubwami bw'ingoma imyaka 1000. Simbitinda mu kuko amasaha yashize. Rero yakundaga gusenga bizana guhishurirwa. Paulo yigeze gusabira itorero ry'Efeso, Abefeso 1:15 ngo ndasaba Imana ibaha umwuka w'ubwenge bitume muyimenya. Mumenye imbaraga mumenye. Simbitindaho. Abakolosayi yarabasabiye 1:9-10. Aravuga ngo ndasaba Imana ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ngo mugende uko bikwiriye ab'umwami, ngo mumunezeze muri byose, ngo mwere imbuto z'imirimo myiza, ngo mwunguke kumenya Imana. Haleluya. Amasengesho azaduhishurira Imana tukagera iyo mu kabokse gahisha ukazumenya amabanga y'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo umwuka w'Imana ngo azadukopeza ibigiye kuba. Kakubwira ngo ejo hazobiki, uramenye wirinde, ugiye guhura n'umuntu azogutegama akubwire nabi tuzamusubiza. Gusenga kuduhishurira ibintu bikomeye. Yeremiya 33:3 tabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utabasha kumenya. Iyo niyo telefone yo gutelefona mu ijuru. Semene amen. Indi soko ya gatatu. Haleluya. Ni soko yo kumenya Imana. Imana iziduhishurira. Ndibuka cyagiye Yesu ngo yabajije abantu akavuga ngo se abantu banyitande, bamwe ngo ni Yeremiya, uri Yohana umubatiza, abandi uri umuhanuzi, abandi aturi Eliya. None mwe muzamunyitande, mwebwe tubana. Petero aravuga ngo uri Kristo mwana w'Imana. Yesu yamamubwira ngo si wowe Pete, si wewe ni data ubiguhishuriye. Imana ishimwe. Iyo twinjiye mu Mana iziduhishurira ibintu, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Bene data, aya masoko tuyazirikane. Haleluya. Ufate Bibiliya. Nta mukristo ugomba kugira ubute. Fata Bibiliya niba utanabyumva, hari ubwo Imana izohereza Filipo akaza kugusobanurira nka yankoni. Usoma ibyo utumva, Imana ikazana Filipo akagusobanura ibyo utumva. Ikindi kandi YouTube yaraje ariho ijambo ry'Imana, hari amasomo ari online yo kumva audio ukiga ijambo ubute gusa. Ngo sino kumva audio, none kuzurara wumva ibitumva bugaca. Wihinge mu kumva ijambo ry'Imana, ushaka abanyabwenge muri kumwe bagusobanurira. Umenye ijambo ry'Imana kuko basaduraka n'abameshake gutabwa mu rwobo rw'intare, mu muriro na Daniel mu rwobo rw'intare. Bari bibitseho ibyanditswe bakibuka ya magambo avuga Yesaya ngo niuja mu muriro ntacu uzaba, nuca mu mazi. Bari bafite ibyanditswe. Bari babyibitse. Wibitse hiki uzubona uzomenya Yesu gute? Uzawumva bizogenda gute udafite ijambo ry'Imana? Imana ya Isirayeli bagiriye neza. Mwakira umwuka wo kumenya, mwakira umwuka wo gushurirwa Imana, turusheho tumenye ibyo twiringizwa, tumenye iby'Imana izaturaga. Imana ibagirire neza. Reka umuyobozi agahunda atambuke ariko badushiremo nka kabiriga, dusige namwe tubasezeye. Natwe muzaza mudutaramira, tuzadutaramana 5. Muza kudutaramira niko kwiza. Muza dutarame gusa tuze ngo yambu dusuhuzanye tuzova mwe.
vegari ya mesaligere de variza.